buri muntu wese yifuza kubaho igihe kirekire ariko bamwe ntabwo bajya bamenya icyo wakora kugira ngo babe igihe kirekire, bakugira inama runaka zitandukanye, bakakubwira wenda ngo ugomba kurya iki, ugomba kurya ibintu ibi n'ibi kugira ngo ube igihe kirekire, bakibagirwa ko kubaho igihe kirekire bisaba ibintu uba warakoze, kuba warakoze ibintu byinshi bitandukanye biba byagufasha ukabihuza ukaba byagufasha kugira ngo ube igihe kirekire. Kubaho igihe kirekire rero bigusaba imyitwarire myiza inyuranye mu buzima. Ubuzima bwawe nyine ugomba kuba waragize imyitwarire myiza mu buzima bw'umubiri wawe n'ubwo mu mutwe wawe, hamwe no gufashanya. Ibyo byose iyo ubihurije hamwe bikagufasha kubaho igihe kirekire. Dore zimwe mu nama z'ibyo wakora kugira ngo ubeho igihe kirekire. Inama ya mbere ni ukurya indyo yuzuye. Kurya imbuto nyinshi, imboga, ibinyampeke na poroteyine ziringaniye, ni gabanya isukari n'umunyu n'amavuta, ubundi urebe ukuntu uburiye neza indyo yuzuye kandi izagufasha kubaho igihe kirekire. Icya kabiri ni ugukora imyitozo ngororamubiri. Gukora imyitozo ngororamubiri byibuze iminota 30, iminota 150 mu cyumweru. Birumvikana ko ari ugukora iminota 30 buri munsi, ukora siporo igihe kingana n'iminota 30 buri munsi, kugeza byibuze ku minsi 5, icyo gihe nibwo uzaba ukoze ya minota 150 nyine bavuga umuntu agomba gukora byibuze mu cyumweru. Ubundi wenda wakora wenda ushobora wenda gukora siporo ukunze nko kugenda n'amaguru, kunyonga igare, gusiganwa, koga cyangwa se n'izindi siporo. Si ngombwa ukore siporo runaka, ugomba gukora siporo wikundiye cyangwa se ubona igufasha kandi wumva mbese ushobora gukora buri munsi. Inama ya gatatu ni ugusinzira bihagije. Gusinzira bihagije ni ingenzi cyane. Menya neza ko gusinzira bihagije buri joro, ugomba kumenya neza ko wasinziriye buri joro hafi amasaha byibuze 7, hagati ya 7 n'9, kugira ngo umubiri wawe usubirane neza. Nagiye mbagezaho video zitandukanye zibasobanurira ibyiza byinshi by'ibitotsi n'icyagufasha kubona ibitotsi byiza, n'icyo wakora n'icyo wakwirinda kugira ngo nyine bitaza kukwicira ibitotsi, bitaza kukubuza gusinzira neza ya masaha nyine twavugaga hagati ya 7 n'9. Uze kuzireba ziragufasha gusobanukirwa cyane n'ibindi byinshi ntavuze hano muri iyi video kandi byiza cyane. Inama ya 4, kurwanya stress cyangwa se kumenya gucunga ibibazo n'umunaniro mu buzima bwawe. Witonze neza, witoza uburyo bwo kuruhuka nko gukora meditation, yoga n'izindi zitandukanye, kumarana umwanya nawe ubwawe cyangwa se nkora mbibabwira kenshi muri video zanjye, kwinjiza umwuka wongera uwusohora. Ibyo byose birafasha, nabyo birafasha cyane. Inama ya 5 yo kugira ngo uzabeho neza kandi ubeho igihe kirekire, uzarambe no gusabana n'abandi. Kugira umubano mwiza n'inshuti zawe n'inshuti nziza. Kugira inshuti nziza ni ibintu utakwirengagiza cyane. Kumarana umwanya n'inshuti zawe nziza n'umuryango wawe se byongera umuntu igihe cyo kubaho, byongera imibereho myiza y'ubuzima bwawe, bigatuma uzaramba nyine, bigatuma uzabaho igihe kirekire, byongera imibereho yawe n'uburambe. Inama ya 6, irinda imyitwarire ishobora kuguteza akaga. Gabanya kunywa inzoga, itabi, kunywa ibiyobyabwenge bindi, kandi wirinde ibintu byose byagutera kubaho nabi. Ibyo byose byagufasha kuzaramba. Inama ya 7, gukoresha isuzuma ry'umubiri wawe kugira ngo urebe uko uhagaze. Ni byiza cyane ko buri mwaka cyangwa se ukayikora byibuze rimwe mu mwaka, ukamenya uko ubuzima bwawe buhagaze kugira ngo umenye wivuze kare. Niba ugize ikibazo mu buzima bwawe, wivuze ibyo bibazo hakiri kare. Inama ya 8, gukoresha ubwonko bwawe. Gukangura ubwonko bwawe, ujya ukora ibikorwa bituma ubwonko bwawe bukora neza, bituma buhora bukora neza, budasinzira, mbese ubwonko bwawe busazure, buhora ari bushyashya, ubwonko bwawe buhore budasaza, nko gusoma, nko kubaze cyangwa se kwiga ibintu bishya n'ibindi bintu bitandukanye. Inama ya 9, itoze gushimira no gushima
no kwishimira ikintu icyo ari cyo cyose. Ifata umwanya wo gushimira no kwishimira utuntu duto twose wagezeho mu buzima, kandi witoze no gushima. No kwishimira intambwe ugezeho, buri kantu kose ugezeho ukishimira. Inama ya cumi, gira intego. Kugira intego. Kugira intego kugira intego cyangwa se inzozi mu buzima. Kugira intego cyangwa se inzozi z'ibyo ushaka kuzageraho mu buzima, ndetse ugaharanira kubigeraho. Bigufasha guhora ufite ibitekerezo byiza, bikagufasha mbese guhora utekereza neza. Ibyo byose nubihuza mu buzima bwawe, mu buzima bwawe bwa buri munsi, bizagufasha kuramba, bizazamura imibereho yawe myiza, kandi bikongerere icyizere cyo kubaho, bikongerere kuramba, uzamareho imyaka myinshi ku isi. Icyo cyari ikibazo cya mbere nabajijwe n'abakunzi bacu. Ni iki wakora? Ni iki wakora kugira ngo urambe, kugira ngo uzarambe, kugira ngo uzabeho imyaka myinshi? Noneho ikibazo cya kabiri barambajije bati kubaho igihe kirekire hari aho bihuriye n'icyizere cyo kubaho cy'abantu, cyangwa se n'icyizere cyo kubaho cy'abaturage. Kwa kundi bavuga ngo abaturage bafite icyizere cyo kuzaramba imyaka runaka, no mu Rwanda dufite icyizere cyacu cyo kuzaramba, ngira ngo ni imyaka 68 ubu ngubu tugezeho. Igisubizo ni yego, nibyo, kuko icyizere cyo kubaho cy'abaturage giterwa n'ibintu bitandukanye byerekeranye n'ubuzima bwiza muri rusange, n'ibyo babaho no kubaho muri rusange. Dore ibintu by'ingenzi bishobora guhindura icyizere cyo kubaho. Ibyo byose ni ibintu 7, ubitega amatwi uze guhuza nyine, urebe niba nawe wibazaga icyo kibazo uze gusobanukirwa. Ikintu cya mbere ni sisiteme y'ubuzima. Ubuzima sinzi ukuntu nabivuga. Sisiteme y'ubuzima bivuze kubona ubuvuzi bwiza no kwirinda indwara bigira uruhare, nabyo bigira uruhare runini cyane mu cyizere, kumenya icyizere cyo kubaho, cyo kuramba cy'abaturage cyangwa se cy'abantu. Icya kabiri ni imibereho y'ubukungu. Amafaranga yinjiza, mbese ibijyanye n'ubukungu bigira ingaruka ku buzima bw'abantu, bigira ingaruka ku icyizere cy'ubuzima bwabo. Icya gatatu ni imirire. Ingeso y'imirire y'abaturage igira uruhare runini cyane, nko kwirinda indwara zidakira na diyabete, n'indwara nyinshi z'umutima, n'indwara nyinshi zitandura. Ibi byose nabyo birebwaho iyo bagena icyizere cy'ubuzima. Imyitwarire n'imibereho, icyo ni icya kane. Imyitozo ngororamubiri, kutanywa itabi n'inzoga, kutanywa ibiyobyabwenge bindi, imyitwarire y'ubuzima nko gusinzira, bimwe nahoze mbabwira haruguru, ibyo ni ingenzi cyane. Icya gatanu, ibidukikije, ubwiza bw'umwuka, umwuka duhumeka, amazi n'ibikorwa bitandukanye n'ibikorwa remezo bishobora kugira ingaruka ku buzima bw'umuntu, cyangwa se ku buzima bw'umuntu muri rusange. Icyo cya gatanu. Hanyuma icya gatandatu, umuco, imyizerere, imyemerere, imigenzo n'ibindi bishobora guhindura imyitwarire n'ubuzima no guhindura imibereho ye muri rusange. Ikintu cya karindwi, ibyorezo n'ibiza. Ibikorwa bikomeye by'ubuzima bishobora kugira ingaruka zikomeye ku myaka, muri cya cyizere cyo kubaho nyine cy'abantu twahoze tuvuga. Ibi byose ndakubwiraga haruguru, byose 7 bishobora kugira ingaruka zikomeye, ni nabyo bireberwaho nyine mu bijyanye n'icyizere cyo kubaho cy'abantu. Muri make rero, icyizere cyo kubaho ni igisubizo cy'imikoranire igoye hagati y'umuntu ku giti cye n'imibereho n'ibidukikije. Yewe buri bihugu bishobora kugira, ibihugu bishora imari mu buzima rusange, mu burezi, n'ubuzima. Ibi byose bikunze kugira igihe cyo kubaho, bikunze kugira igihe cyo kubirebaho no kubyitaho n'ibindi byose, kandi bigira n'ingaruka mu gihe cyo kubaho nyine muri bwa burambe bw'abaturage. Nyuma yo gusobanukirwa n'ibi byose, icyatuma uramba, icyatuma yewe no kujyanisha n'icyizere cyo kubaho mu buzima, umukunzi wacu nawe yatubajije niba kuramba byaba ari uruhererekane mu muryango, byaba uruhererekane rw'imiryango.
ni ukuvuga aribaza niba mu muryango we niba harimo umuntu wabayeho imyaka myinshi, wenda niba yarabayeho nk'imyaka 200, yibaza niba n'abandi bose bazabaho iyo imyaka 200 nk'uko uwo nguwo nawe wo mu muryango wabo yamaze iyo myaka 200. Yego, kuko nibyo kuramba bishobora kuba uruhererekane mu muryango. Dore ingingo zimwe na zimwe ugomba gusuzuma kugira ngo urebe isano ry'amaraso cyangwa se gene. Ni ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bamwe bafite gene zishobora gutuma baramba. Itandukaniro ry'imiterere y'umubiri rishobora kugira uruhare mu mirambire yawe, nyine mu burambe bwawe. Uburyo urwana stress bishobora kugira ingaruka mu buryo ugira impagarike n'utunyangingo tw'amaraso dusa. Ibyo byose bishobora kugira uruhare mu kuramba kwawe. Icya kabiri, amateka y'umuryango. Kuba abantu benshi bagize umuryango wawe barabayeho igihe kirekire bisanishe wenda nk'imibereho mu buzima busanzweho mu muryango, mu buzima muhuriyeho n'ibibakikije. Ibyo byose bishobora kugira uruhare mu kwa kuramba kwanyu. Icya gatatu nanone warebaho ni imibereho y'ubuzima rusange, imibereho mubayeho mu muryango wanyu. Ibi byose imiryango ikunze kugira ubuzima busa burimo imyitozo ngororamubiri n'imyitwarire y'ubuzima. Ibi byose nabyo bishobora kugira uruhare mu kuramba kwacu. Ibidukikije nabyo by'aho uri, by'aho abantu bakurira, nabyo bishobora kugira uruhare mu mirambire yanyu, cyangwa se mu kuramba kwe, cyangwa se mu kuramba kw'aba bana muri uwo muryango, cyangwa se wenda nko kubona ubuvuzi n'ubuzima. Ibyo byose bishobora kubireberaho, nubwo yewe genetique cyangwa se gene bishobora kugira uruhare mu mibereho y'umuntu runaka. Ibi ibidukikije nabyo ni ngombwa, kuko mu yandi magambo, nubwo gene zacu cyangwa se nubwo gene zaba zihari zikagira kugira ngo ugomba no kugira uruhare mu kwiyitaho no kwita ku kubaho neza. Ibyo byose nibyo byagufasha kugira kuzaramba. Ntabwo niba umuntu mu muryango yarabayeho igihe kirekire wowe ukifata nabi, wowe ntibivuze ngo uzaramba, kubera ko ya myifatire nyine wafashe. Ng'ibintu wagenderaho bikagufasha kuramba. Hari uzakubwira wenda ibintu bitandukanye, hari uzakubwira ngo ugomba kurya ibintu ibi n'ibi, cyangwa se akakubwira ngo iturize kuko mu muryango wawe harimo abantu barambye bamaze igihe kirekire, ngo ubwo nawe uzaramba. Ubu noneho wasobanukiwe ko hari ibintu byinshi bitandukanye byagufasha kuramba cyangwa se bigatuma utaramba. Niba wakurikiranye neza iyi video uraza gusobanukirwa neza ko niba mu muryango wawe harabayemo abantu barambye bamaze imyaka myinshi cyane, bitavuze ko nawe uzaramba. Yego ushobora kuramba, ariko hari imyitwarire ugomba kugira ngo nawe nubwo ufite izo gene nyine z'abo bantu barambye, ariko hari imyitwarire ugomba kujyanisha kugira ngo nawe uzarambe. Utabigenze gutyo nyine ntabwo uzaramba, kubera iyo myitwarire wongeyeho kuri za gene nyine twahoze tuvuga haruguru. Ndizera ko iyi video yagushimishije, ndizera ko yagufashije, wasobanukiwe, abambajije ibibazo basobanukiwe, kandi namwe mwaboneyeho. Nukunda video duhe like, kuduha like, kandi turakora subscribe tuyikora kugira ngo tuzabicikwa na video n'imwe tuba twakize hano kuri Mupenzi TV. Kandi nkomeza gushimira abantu bose bagiye bakora subscribe. Hari umuntu twahuye ejo bundi anyereka video atazi ko ari nanjye, anyereka umuntu wayimusharinze. Abantu rwose basharinga video zanjye ndabashimira cyane, kandi nawe ugiye gukora subscribe uyu munsi ndagushimira cyane. Ukomeze nawe uzajya usharinga, uduhe like kugira ngo dukomeze tubagezeho ibiganiro byiza dufite umwete. Naho mu yindi video rero ngera Mupenzi nk'ibisanzwe coach mu mibanire, ubuzima, iterambere ndetse n'imibereho myiza. Kurikira inzozi zawe, inzira ni iyi. Bye. Kutafunga